Data we wimbwira Yesu we mwana we ubundi ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe byo sha ni byinshi cyane rwose nuko tutabasha kurebesha n'amaso ngumenye ngo umuntu arwaye umutima umwijima ngarwaye igifu biba bigoranye kurebesha amaso yacu rero ni indwara zo mu mutwe nuko biba bimeze cyane hari igihe uri kumwe n'umuntu usha ubona seka nta kibazo kajya kumva mu minota mikeya Tese rwara igifu cyane rwose igifu ndakirwara kuva kera se cyane rwose imaranye imyaka 3 urumva ariko yataza gukiramo kakantu ntago wewe wari gupfa kubimenya ko rwaye icyo gifu rero n'ubuzima bwo mu mutwe bwacu akenshi ibintu twari twiyumvamo ndetse bikagaragara hanze ku myitwarire uko twitwara cyane bivuze ngo umuntu ufite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe ntushobora no kumuranga akenshi ngo uhite ubimenye kireka nyine mu n'urwego bugezeho cyane biba bigoye pe ibimenyetso bihari biratandukanye pe ariko n'abantu bagenda bakabivanga buriya muntu ngo rwose ngo bibyara iki gucyana gutya ikimenyetso cya mbere buriya kugira ubwoba n'umuhangayiko kudasanzwe cyane ugasana akantu koroheje umuntu kamuhangayikishije ibintu byacitse ibintu bisanzwe reka turi ku isi cyane ibintu bibaho bitagenda neza n'ibindi bigenda neza umunsi ntibiri kugenda neza ugasanga umuntu nk'akavura karaguye gace cyane we baba we gushanga ngo yaba naniptiraga rwose bikarangira ngira tumaze abandi bane barugama bariturije nta kibazo ariko we yahangayitse Rwanda biteye n'ikibazo pe cyane ariko ntago ukwiye kugira ahantu ujya ku rwego rwo wumva ko nyine igikuba cyacitse bataye agaciro cyane nta gikuba kiba cyacitse ndumva ari icyo gihe ubona ko ubuzima bwo mu mutwe bwe butameze neza noneho guhangayikira buri kantu baba we buri kantu kose ngo kumvisha mu makuru ngumvisha ngo komeza hengwa ikibuye ngo cyamanutse iki kibuye ngo kizahita gituhitana twese ngo shangwe nyamara ngo hakiri kare ngo isi wa mugani turi abagenzi ubwo sanga aza twatu two tugani yewe ngo nuwapfuye nta kintu ntumurusha cyane nyine hangayitse icyizere cy'ubuzima no kwikunda byaramanutse cyane iki ni ikibazo gikomeye cyane iki ni ikimenyetso gikomeye cyane buriya kugira amahane n'umujinya karahabutaka ugasanga ukabije ni umunyamujinya ukavuga ati uriya nko muri ofisi pe wamusangamo bakabita turasohoka wimyiza imoso ati rwose nkubwije ukuri urakomanga rimwe uriya nimba mwagiranye ikibazo shaka indi nzira uca ntajya babarira ashyirwa nuko uriya yigize ikirura muri karitsiye barabizi ngo shango ntavugirwamo ngo ni umunyamujinya ngo uzi ngo avuga nabi ariko tuvugishije kuri twebwe ni byiza ko umuntu amenyekana muri iyo shusho nyine agira iyo shusho mu bantu oya bivuze ngo natwe yego ntitatuzi uko byamugendekeye kandi noneho tukabifata nk'ibintu bisanzwe ugasanga nyine twabifashe nk'aho ikintu twabikoraho ngo nawe ngo nagire ngo isi zamwigisha ngazabona ngo nazabura umwishyura kandi mu by'ukuri twakaye tumuganiriza ahubwo tukamwegera tukamwereka ko ikimenyetso cy'uko ubuzima bwo mu mutwe bushobora kuba butameze neza cyane si ibintu byiza dukwiye kurebera umuntu bityo ngo twumve ko ari ibintu bisanzwe ugasanga afite amahane ariko n'umujinya uri ku rwego rwo hejuru cyane birakabije kandi je byanamuteye gukora ikintu kibi runaka bita wa mujinya bamushyira muri gereza ngo Imana izamuburanire mugatangira kumusanga mwamuganije hakiri kare mukamwitaho mukamwira urukundo bigafasha ikindi nanone buriya kubura ibitotsi cyangwa se ugasinzira bigoranye uvuga ati rero harakubwira ati burangiye akangwiza ukuri saa moya ngeze mu buriri pe saa moya z'igitondo nkaba ndabyutse ariko ntaryamye nta gufatanya amaso reka rwose nageze mu buriri niko nsohokamo nta kintu cyahindutse neza kandi ntekereza ibintu ku murongo urumva umuntu yagiye mu buriri ariko akabura ibitotsi cyane icyo gihe ni ikibazo hari n'ubibona bigoranye akavuga ati ngewe rwose njya ku buriri nibyo pe ariko mba naryamye ariko mbere ya saa 10 ntabwo nafatanya amaso oya agahatiriza kumva imiziki cyangwa kumva amatangazo akagira iki ariko gusinzira bikanga byanze neza bikanga neza cyo kiba ari ikibazo niyo mpamvu rero bikwiye yuko abantu batabona ikintu ngo bakirebere ngo bumve ko ari ibintu bisanzwe ngo shanga uriya muntu wamugani ngo kugira ngo ntajya ngo cyiza cye pe cyane kugira ngo azamubone yasinziriye oya ngo ntajya apfa gusinzira ngo ahubwo nijoro ngo urimo ushaka ko ngo umuntu akurebera kari akantu ngo usigaho runaka we ngo ntajya asinzira ntajya abona igitotsi ugasanga umuntu asa nkaho ari ibintu bisanzwe ari nka karite yubatse ugasanga na karite nyine baravuga bati uriya muntu rwose ntacyo bitwaye afite inararibonye ariko dukwiye gufasha mu by'ukuri kugira ngo twebwe ntiturebere ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntitubiceceke tuvuge tubigaragaze tunamufashe unamwegere umufashe wumve ikibazo afite n'ibinaba ngombwa umugize ku kigo nderabuzima cyane kimwegere cyangwa bitaro bimwegereye bamufashe n'ibinanga yewe wahamagara nimero zahari zitishyura ni imibare 3 yonyine ni rimwe 4 ni ibintu byoroshye cyane ubwo ni 114 bakamufasha ni ibintu byiza ariko natwe muri rusange pe dushishikarize
abantu kwitakuza ngo we nunabona agaragaje ibimenyetso mwegere wa mujinya udasanzwe kwa kubabara muganirize kwa kwigunga kwa kwiheba muganirize kwa kumva ko ubuzima burangiye muganirize kwa kumva ko ibintu bitakiriho muganirize kugira ngo mufashe kugira ngo ahagacira ubuzima bwe mukundisha ubuzima bitazamuviramo no kwiyahura n'ibintu byiza cyane bitari ibyo ibi rwose rugomba guhinduka rwose